Reka mbashimire bifurize igitondo cyiza ni gitondo ndetse nk'ibisanzwe uje kubaha amakuru mu buryo bw'incamake. Tayari uwitwa Jenerali Mubaraka ageze ku kibuga cy'imirwano ndetse abahunze nabashe gutanga umusada bahise bashakirana bararwana. Tuvugana mbazaniye amakuru atari ivumbi ndetse n'umukungugu. Ndabifuriza kugira igitondo cyiza aho muri hose, abari muri Amerika, muri Aziya, Oceania ndetse no mu Buraya, by'umwihariko abari mu Rwanda, impunzi aho muri hose mu mabwire nti mukomeze mugire igitondo cyiza. Ntabwo ndi butinde ni amakuru magufi, amakuru mbazaniye murayazi nkuko mubizi. Dusigaye tugendana n'ibimenyetso kuko hari abatemera ahubwo bakaza gutukana, ndavuga za ntore. Niyo mpamvu nsigaye ngendana n'ibimenyetso kugira ngo uvuga amaze yumve ibiri kuvugwa, cyangwa se nutabyemera wumve ibiriho byivugirwa n'abari mu gatsiko, kuko tuba twabateguje kandi twabahaye amakuru. Bahafi ni iminota mike cyane, kandi nkushishikariza kwinjirana like yawe ndetse dushimira abashe gukora iki gikorwa cyo gukanda like ndetse kugira ngo amakuru bageraho mwese. Abatari babikora mujye mukanda subscribe, hanyuma like ikandwa kuri buri kiganiro. Dushimire abamaze gukora icyo gikorwa. Reka rero noneho aka kanya hanyuma mumanze mwiyumvire uko bimeze babyivugira. Aha ni mu majyaruguru, aho noneho abagabo nabo ngo bazamutse kurwanira nyuma. Kurikira amakuru atugeraho nuko ejo umugaba w'ingabo z'u Rwanda yageze muri iki gice, General Kazura. Muri aka kanya nanone twongeye kubona ahagera umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, General Mubaraka Muganga. Ni igisobanuro ko bishobora kuba ari imirwano ikomeye, kandi natwe ngo twakomeje kumva harumvikana imbunda zifite urusaku. Iki gitondo hano habyutse hameze hate uhereye n'ejo uko byari bimeze? aha kurikira kubiri mu masaha 11 muri kano gace ka Kibumba ahagana munsi ya Giceri humvikanye urusaku rw'amasasu amasasu menshi cyane. bagiye kubabwira ko AFDL ngo yateye mu Rwanda. AFDL kandi amakuru agaragara ko AFDL yateyeho iturutse ku mwaro iyobowe na Majoro Jean Marie. Mwabwiwe n'iki ko ari Jean Marie nk'abaturage yagiye guterera babwira. Mwabyumvise rero mugira ngo murabyumva, uyu ni wa mugore wazo ahari kubivuga ko ngo FDL ngo yateye, ndetse nanze gukomeza icyo kiganiro. Aravuga ko ngo yatewe ngo yewe n'umajoro ngo witwa Jean Marie, ngo izo ngabo n'uziyoboye. Ese babwiye n'iki ko uwo Jean Marie uyoboye izo ngabo waba waje gutera? Ese ikibumba kari muri DRC nubwo ari ku mupaka w'u Rwanda, n'iki kibateye ubwoba rwose kugira ngo babe bazamutse bose ariko bahafi kuri turwanya kandoyi mbahe aya makuru? Impamvu ngiye kubaha aya makuru nuko benshi batajya bemera, ariko nagiye mbabwire ko kuri kino gitondo amakuru uko azindutse avuga. Umwagenti wacu yaduhaye amakuru ubwo Jenerali Mubaraka yazamukaga ajya hariya ku kibuga cy'imirwano, cyangwa se agiye mu majyaruguru, ndetse n'uwitwa Jenerali ndavuga Jenerali Mubaraka n'uwitwa Jenerali Kazura. Aba bose bazamutse bari mu majyaruguru, ndetse bikavuga ko Kazura wese yashize yamaze gutera itente tayari. Ibi byagenze gute? Umwagenti wacu yagize ati waramutse turwanya kandoye nimugira amahoro. Ntabwo hano byoroshye cyane, hano muri segiteri cyangwa se mu murenge wa Bugeshi. Ubu tuvugana abasirikare ni benshi, ndetse batubwira ko umwanzi yinje nk'uko bitubwiye ejo. Baje kudukoresha inama abasirikare bakuru ba RDF, batubwiye ko bagiye kubana natwe kugeza igihe iyi FDL izavira aha, cyangwa se tukabafasha kwirukana. Batangiye kuduhungeta batubwira ko ngo iyo FDL ngaritwe tuyizana, ngo tuvukana nayo, ngo ndetse ngo ari imiryango yacu muri Kongo. Nyaboneka dukorera ubuvugizi kuko aho bukera twese turi bwicwe. Bavuze ko tutayifashe ngo nako tuzicanwa nayo. Ese kuko ibi ni biki? Nyaboneka mudutabarize, bimeze nabi. Uyu ni umwagenti wacu hano haraguru, ndavuga mu majyaruguru ahari mu murenge wa Bugeshi, aho hagiye uwitwa Jenerali Mubaraka ndetse n'uwitwa Jenerali Kazura. Ibi uru rugendo barukoze ejo ubwo bazamukaga bagiye kuhagarara kuri kiriya kibuga cy'imirwano ngo bayobore intambara, aribo nibo batangaga amabwiriza. Byabaye nyuma yuko muri Goma babwiye ko amabomba amasasu yamaze kwinjiramo tayari, kandi amaze igihe mu gihe Rubaya isumbirijwe, ndetse mbabwire ko imbaraga nyinshi ubu zazamuwe zijyanwa Rubaya, kuko ubuze Rubaya na Goma ibigiye.
ibi ni amakuru tutari buca inyuma kuko ni amakuru navuga nti ni amakuru meza cyane ku bantu mwese mushaka impinduka. Niyo mpamvu mwumvise witwa Scovia ari gutabaza ati bazamutse ko bari muri Kongo ko mva ko ntacyo bashaka muri Kongo ni cyari kamayiri yabo ni yandi nyine turose kare bafashe iriya Goma ariho bateye Kongo. Ubwo rero niyo mpamvu bajya kwitangaza amakuru mfite nuko ku itegeko ryatanzwe na Kagame abasirikare bose bagomba kwicara mu majyaruguru mpaka iyo ntambara ya Rubaya bayitsinze. Ariko amakuru byose muri kino gitondo nuko Rubaya na n'uyu munsi ubu tuvugana baracyarwana. Wazalendo bamaze kuyizenguruka ndetse imihana myinshi bayifashe bari hejuru umusozi wa Rubaya, ndavuga mu Kirombe bari kurasamo. No kuvuga ngo ubu tuvugana ntago ibintu bimeze neza kuko Wazalendo irashaka Rubaya hasi hejuru kandi 85% barayifite. Ubwo rero n'ubungubu ruracyari nkoyoyo ntago barayifata yose ngo bafate uriya mujyi kandi niwo barimo ndetse bamaze kuzenguruka. Ibi rero ni amakuru yazamuye Mubaraka kujya gukamandinga urugamba nyuma yo kuza guhura n'ibibazo cyangwa se nyuma yo kuza kwangaje intambara bikanga. Hari ramforo yaraye yatswe cyangwa se yaraye ikomandizwe i Kigali. Abasirikare benshi bayeho ba sniperi n'imbona nyinshi zikomeye ndetse n'izikurwa n'amakamyo n'imodoka kujya gutangayo umusada kuko imbaraga zose zashizwe hariya. Baje guhura n'abasirikare bari kwiruka bahunga, hanyuma babahagaritse bati ko muhunga. Barambwira ati abasirikare bacu bashize, bati hamaze gupfa abasirikare benshi. Ubwo bato imwe yari imaze gushira ariko mubare kompanyi imwe imaze gushira. Iyi kompanyi yari imaze kuraswa nibwo haje kuza abandi bahuye abandi bahita biruka. Noneho baza guhura n'umusada waruje uje kubaha umusada. Noneho iyo company yarije iti ko mwiruka, bati bimeze nabi. Nibwo bababwira tusubira inyuma, abandi bati hoya ati namwe nimusubira inyuma kuko Wazalendo imeze nabi n'urusasu. Nibwo rero batangiye kurwanya mu mugoroba baza gusubiranamo. Abasirikare baje gutabara nibwo baje kurasana ubwabo, inkomere barazicyurira n'abapfu barabicyurira, batangira guhangana bo hagati yabo ubwabo, bamwe bahunga abandi bagaruka. Ubwo rero niko byaje kugenda. Intambara ikaba ari uko yaraye icumitse nimugoroba muri kino gitondo bikaba bibyutse n'ubundi ari hasi hejuru. Umuzalendo nawe ameze nabi. Ibi mbabwira nuko hari gukoreshwamo icyitwa indege cyane indege. Mbese Rubaya irakenewe cyane hasi hejuru. Abahunga mugomba guhunga, ndavuga abegereye umupaka wa Rubavu. Mwebweho mugomba guhora mwiteguye, ntago ari kubatera ubwoba, ariko igitambo kigomba kuva kuko abantu mu majyaruguru ngo bagomba kuzira ngikitwa FDLR ngiri gutera u Rwanda cyangwa se ngiri Kibumba. None se FDLR ni yihe kutuzwa yacuna rwarakabije? Bo Mubaraka ubwe na Kabare n'uvuge bati nta muntu numwe wahagara kutaka b'u Rwanda nibiraga hamara isegonda. None uyu munsi bati FDLR. Ibyo rero twabonye nk'ibintu byo gukina by'inkinamico byo gushaka kugira ngo barimbura abantu kuko nabwiye ko bashaka kwirasa ibisasu. Niyo mpamvu Mubaraka yazamutse ngo kugira ngo ubu ngaho bagomba kugunirira ngo ni uturere dutatu cyangwa se prefecture 3. Ni prefecture ya Ruhengeri, prefecture ya Gisenyi na prefecture ya Kibuye. Aho hose cyangwa se ahitwa mu Rutsiro, ubu hose ngo niho bagomba kurindirira. Bakoresheje inama abaturage babwira ko bagomba gucunga ngo bagahagarara ku mipaka, ngo bakajya bareba aho babonye ngo bakavuza induru. Mu gihe abasirikare ba RDF bo bari guhagarara hejuru ku misozi ngo umuturage ajye guhangana n'iyo ntambara. Ariko nabwiye ibya drone abantu benshi ntabwo mwari mubizi, ariko ibintu bimaze gusobanuka. Technology igeze kure, nubwo byahishwa bigahishwa Abanyarwanda, ariko ibintu bimaze kuba. Hari agakino bashatse gukora ariko basanga bisonye basandaye, ngo bashatse kuvuga bati hari ikibazo cya Ebola, ariko basanga umupaka bawufunze kera. Nubwo bashya ngo barawufunguye, bawufunga bavuga ko ngo hari bawufunga bavuga ko ngo Kongo ifite Ebola. U Rwanda nta Ebola irimo, ntabaze kubabeshya ngo havutse Ebola kuko byaba ari kugira ngo bashake kubeshya abantu. Nta cyorezo kiri mu Rwanda rwose. Abanyarwanda batekanye bafunze umupaka bavuga ko ngo Kongo ifite Ebola, ariko bawufunga kubera ikibazo nyine bavuga ko binjiriwe. Ubwo rero uyu munsi Mubaraka niyo mpamvu mu majyaruguru. Reka dutegereze icyo nzi cyo, ndagumya kuba gukurikiranira, ariko ibintu bimeze nabi. Abatuye ku mipaka bugumye mu batabarize kuko FPR irashaka gusiga ibirengeje nkuko babigize umuhigo ko Ruhengeri na Gisenyi ngo bazahatera itabi. Ibyo niyo mpamvu turi kubatabariza rya tabi barashaka kugenda ngo bateye. Nyaboneka mutabariza aho mu Ruhengeri na Gisenyi. Mubaraka niho yicaye, aho basogose bose bazamutse n'abambari.
naho rero ndagaruka mu kanya, nimukomeze mugubwe neza kandi mugire weekend nziza cyane, mbibutsa gufasha Wazalendo ndetse no kwiba hafi buri muntu wese icyo ufite nyaboneka byarimwe, ariko wibuke ko Wazalendo ari abana bari gushira muri Kongo, kandi iyi ntambara ni yacu twese, ni yakarere kuko twayishorweho na FPR Inkotanyi. Burya ngo umuzimu arera ku munyagasani. Bye bye, nimugire umunsi mwiza.